Ababyeyi benshi baribaza bati nabiganiraho n'umwana wanjye, ariko ikibazo si uko nabivugaho, ahubwo ikibazo ni uburyo nabivugaho. Hari amagambo ababyeyi bavuga bagamije kurinda abana babo, ariko ayo magambo akabatera ubwoba, ipfunwe no guceceka. Uyu munsi reka turebe uko twaganira n'abana ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina mu buryo bububaka aho kuba mu buryo bubasenya cyangwa se bubabangamiye. Nongeye kugusuhuza nshuti mukunzi w'amahoro mu muryango, nizere ko aho uri hose umeze neza. Uyu munsi rero ndagarutse kuri episode yacu ya 3 kuri seri yacu ivuga ngo uburere burinde ejo hazaza. Ndagira ngo noneho turebere hamwe mu by'ukuri ese ni gute ubundi umubyeyi ashobora kuganira n'umwana we ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ndetse no ku bijyanye n'ibiyobyabwenge ndetse n'izindi ngeso mbi zose. Ese umubyeyi yahera hehe, yabikora ate, kandi ikiganiro kikaba cyiza kitabangamiye umubyeyi cyangwa kitanabangamiye umwana. Ikaze rero aha mu mahoro mu muryango, nizere ko izi episode 2 zabanje hari icyo zagufashije, kandi niba utaranazibonye akaba ari ubwa mbere ugeze hano, nagushishikariza kujya kuzireba. Ahasigaye n'iyi ngiyi ubundi nayo ukayireba, kuko ni episode. Urumva ibya 3 bigeraho twanyuze ku bya mbere n'ibya 2, ariko uri uwa mbere nanone ari ubwa mbere ugeze hano, turanakwakiriye rwose, wumve wisanzuye, kandi mwebwe muhasanzwe muri abantu b'agaciro, muri ab'ingenzi. Nishimiye kuba turi kumwe. Ikintu cya mbere rero uyu mubyeyi aba agomba gukora mu kuganira n'umwana we ni ukumenya igihe gikwiye. Ikosa rya mbere ababyeyi bakora ni ugutekereza inda cyangwa ikibazo gikomeye. Gutegereza nyine kuzaganira n'umwana ari uko atwite, cyangwa se kuko yamaze guhura n'ibiyobyabwenge, cyangwa se kugera mu ngeso mbi iyo ari yo yose, akaba aribwo noneho ushaka gutangira kugira ute kuba open, gushaka kumuganiriza. Ikiganiro gitangira umwana akiri mutoya mu buryo bwumvikanisha buhoro buhoro, si rimwe gusa. Urugero, ntabwo ubwira umwana w'imyaka 8 ibintu by'umuntu mukuru, ariko umwigisha kwiyubaha n'umubiri we. Ahangaha ngira ngo urumva ko ni ikintu cya mbere no kumenya ngo timing. Ese umwana wanjye ko afite imyaka 4, 5, 6, ese ndamuganiriza ibiki ku bijyanye n'ingeso mbi, ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ku bijyanye mbese ukamenya gake gake ku mwana ugomba kuzagenda umushyiriramo ibindi bintu uko imyaka ye igenda ijya hejuru. Icya kabiri, amagambo akwiriye n'atagomba gukoreshwa. Amagambo dukoresha ashobora kuba urukuta cyangwa akaba umuryango. Ubyumve neza wa mubyeyi we. Amagambo ukoresha uganiriza umwana wawe ashobora kukubera urukuta ruzatuma umwana wawe atagira ikintu akubwira, kimwe nuko ashobora no kuba umuryango uzatuma umwana wawe akwisanzuraho. Dore amagambo utagomba gukoresha wa mubyeyi we niba uri kuganira n'umwana wawe, cyangwa wifuza ko umwana wawe muzaba inshuti mukahora muganira kuri icyo kintu. Ibyo ni iby'indaya. Iryo jambo uraryumvise? Ibyo ni iby'indaya, ibyo ntibivugwa. Uzandeba nabi cyangwa se nzakureba nabi, ngo bazavuga ngo iki. Ayo magambo iyo yatangije uganiriza umwana wawe mubwira ngo ibyo bintu ni iby'indaya, ngo reka ibyo bintu ntibivugwa, ngo ni bibi, ngo nzakureba nabi, ngo nzakugira gutya, menya neza ko burya communication n'umwana wawe wamaze kugira ute kuyikupa. Dore amagambo meza rero wakabaye ukoresha niba ushaka ko gutangira ikiganiro n'umwana wawe, cyangwa se amagambo ugomba kugenderaho. Reka tuganire. Ni byiza kubaza, ndumva ikibazo cyawe. Iyo umwana yumvise ko ikibazo cye cyumvikanwaho aba afunguwe umutima. Nuvuga ngo iyo umwana akubajije akantu ukabona agashubije, ukamubwira uti ndabyumva, reka tubiganireho, ndi kumva ikibazo cyawe,
ni byiza kubaza. Ayo magambo atuma umwana wawe afunguka, noneho mugatangira kugira ute kuganira. Ikindi kintu cya gatatu, kwiga kumva kurusha kuvuga. Ababyeyi benshi bavuga cyane ariko ntibumva. Reka umwana arangize kuvuga, ntucire urubanza ako kanya. Ibaze ni kuki yabikoze aho kuvuga kuki yabikoze. Banza wowe wibaze nk'umubyeyi kuki yabikoze aho kuvuga ngo kuki wabikoze. Ubanze umwumve, umare kumva neza icyo umwana ashaka kukubwira, amatsiko afite, ibyamubayeho, mbese uko byagenze. Umureke, ntatangire kuvuga ngo papa mfite umuntu nshuka, cyangwa se mama hari umuntu twahuye. Wa mwana uratangiye uburaya, naho muhera mwigira inshinzi. Ntuzi ngo yaragiye kukubwira iki, ntuzi ngo umwana yashakaga kuvuga iki. Mu by'ukuri uhise uhera hejuru, urasakuje, induru urayideheje, kandi umwana ntaranakubwira n'ikintu cyabaye. Menya burya rero ko uba wabishoje. Icyo yakabaye yaragiye kuvuga icyo ari cyo cyose uba wagikubye. Ntumenye icyabaye, ntumenye uwo muntu bahuye uwo ari we, ntumenye ibyo bavuganye, ntumenye ibyo bakoze, ntumenye aho bahereye. Mbese wowe uhise utangira gusakuza. Menya neza rero burya ko ubu birangije. Kanguha urugero, umwana akubwiye ko yashutswe, ntubanza kuvuga ngo wangiritse, banza wumve. Aho kumucira urubanza ngo wakigoryiwe, ngo uri injiji, ngo narakubwiye nk'ibiki n'ibiki. Banza wumve icyabaye icyo ari cyo. Ikindi kintu cya kane, ariko mbere yuko dukomeza n'icya kane, nizere ko wamaze gukora subscribe hano ku Mahoro mu Muryango, kandi niba utarayikora ni igihe cyiza cyo kuyikora, kubera ko aha niho hantu uzajya ukura inama nzima zijyanye n'uburyo umuryango wuzuye ugomba kubaho. Ikindi, aha niho hantu uzakura amasomo y'ubuzima, ibiganiro byubaka, bicukumbuye, byimbitse, mbese ibiganiro bikugirira umumaro wuzuye. Niyo mpamvu rero ifatika uba ugomba kugira ute gukora subscribe, warangiza wakunda video ukakanda like, maze byaba byiza ukanasharinga mu nshuti zawe, kuko ibiganiro byacu ntabwo ari ibiganiro utaganira n'umwana, ntabwo ari ibiganiro utasharinga abantu. Ni ibiganiro nyine biri open, buri muntu wese yakwifuza gusangiza bagenzi be, cyane cyane ababyeyi hagati yacu. Ikindi kintu cya kane rero, guhuza ikiganiro n'indangagaciro. Ikiganiro ku mibonano mpuzabitsina ntikigomba kuba igitabo cy'amateka gusa, kigomba kuba indangagaciro. Kwiyubaha, kubaha ejo hazaza, kumenya ingaruka. Ibi ni ibice bitatu uba ugomba kuganirizamo umwana kuri iki kintu kijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ndetse n'ibijyanye n'ibiyobyabwenge n'izindi ngeso zombi zose. Ikintu cya mbere uba ugomba gushyiramo kwiyubaha. Umwana ukamubwira ko kutabikora ari ukwiyubaha, ari ukwihesha agaciro, ukamubwira ko ari ukurinda ejo he hazaza, ukamusobanurira, ukamubwira uti mwana wanjye, ibi ngibi nubikora, dore ushobora gucikiriza amashuri yawe, ushobora kuba imbata y'iki kintu, bityo bigatuma ejo hazaza hawe hamera nabi. Noneho step ya gatatu, umwereka ingaruka muri abo bagukikije, cyangwa se mu bindi utekereza nabyo bishobora kuzaba ari bibi. Noneho ukamwereka, wabanje kumubwira ko ari ukwiyubaha, kabiri umubwiye yuko ari ukurinda ejo he hazaza, gatatu noneho uramwereka ingaruka zishobora kuba mbi z'ibyo atakoze aramutse agiye muri izo ngeso mbi, n'ubwo n'ibyo bindi byose, cyangwa ukanamwereka n'ingaruka zishobora kuba nziza igihe yabyirinze. Iyo umwana asobanukiwe impamvu yumva icyemezo atari itegeko, ni ukuvuga ngo ahangaha mubyumve neza, ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo ndavuze ngo oya. Ahangaha wubaka umwana mw'icyizere ku buryo we ubwe yiyumvamo ko ari inshingano ze, urumva, atari itegeko bamuhaye. Agasobanukirwa impamvu y'ibyo ari gukora, atari uko ari amategeko wamushyizeho, kuko buriya muri kamere muntu akantu ko kugirenga ku itegeko kaba kari imbere cyane. Ariko yari ibintu bireba wowe ubwawe, nta muntu uri gushyiraho stress cyangwa igitugu ngo wumve ko warenze ku itegeko rya wa muntu.
biba ari byiza kuko aba ari wowe nyirizina ubikora nkawe ubwawe. Nawe rero nk'umubyeyi uba ugomba kumenya iki kintu, ugasobanurira umwana ko kutakora iyo mibonano mpuzabitsina imburagihe ari ukwiyubaha, ukamubwira yuko ari ukurinda ejo hazaza, ndetse ukanamubwira yuko ukanamwereka n'ingaruka zishobora kubizamo. Icyo gihe umwana asobanukirwa impamvu yumva icyemezo atari itegeko. Twakomeje. Ikindi kintu cya gatanu, gutuma umwana yumva azahora agaruka. Ikiganiro cyiza si ikivuze byinshi, ni igituma umwana agaruka. Ntabwo ari bya bintu byo kwicara ngo mwicara amasaha 6, mwicara amasaha 7 uganiriza umwana umubwira kuko burya rwose n'ibya mbere muba mwahereyeho akunda no kubyibagirwa. Ahubwo wowe nk'umubyeyi kora ku buryo umwana ejo azagaruka akakubwira, ejo bundi nanone yakongera ahura n'ibindi nabwo akakubwira, nanone yahura n'ibindi akakubwira, gake ku buryo umwana ageraho akakubera inshuti. Noneho wowe muri kwa kuntu azakubwira niho ugenda umwigishiriza. Mbese twamaze kubona uburyo wubaka komunikasiyo n'umwana. Mwereke ko umuryango uhora ufunguye. Mwereke ko utazacirwaho imanza cyangwa se utazamuciraho urubanza. Mwereke ko utazamusebya, bya bindi twabonye umwana avuga akantu famiye yose bugacya yakamenye, abantu bose muri karitsiye bakarara bakamenye. Mwereke ko uzabasha kugira ute kumubikira ibanga, utazamusebya, utazamwandarika. Mbese umwana wawe wubake ku buryo akubera inshuti, nawe umubera inshuti. Icyo gihe rwose ibintu uba ubikoze neza cyane. Iyo twaganiriye n'abana mu buryo bwubaka, tuba twubatse ikiraro cyiza. Ariko ni ikihe kiganiro cyagenze neza? Igihe ikiganiro cyagenze neza, hari ikindi kintu cy'ingenzi gikurikira umwana mu buzima bwe bwa buri munsi. Icyo kintu rero ni iki? Nicyo tuzareba muri episode yacu ya 4. Nibyo tuzaganiraho muri episode yacu ya 4. Icyo kintu umwana aba agomba kumenya nyine. Ikindi kintu mwamaze kuganira n'umwana, ibintu byose byagenze neza, ikintu tuzareba muri episode ya 4 ndaje nkikubwire. Muri episode ya 4 tuzaganira kuri iki kintu, gukurikirana umwana. Ese ni ukwita ku mwana cyangwa ni ukumufunga? Iki kintu mucyumve neza. Iki nicyo kintu tuzaganira kuri episode yacu ya 4. Benshi baribaza bati ese gukurikirana umwana si ukumubuza ubwisanzure, si ukumuhohotera? Oya, twamaze kureba step 3, ariko iya 4 iratureba twebwe ababyeyi, ntabwo ireba umwana gusa, irareba twebwe ababyeyi. Gukurikirana umwana, ese ni ukumwitaho cyangwa ni ukumufunga? Benshi baribaza ngo ni ukumufunga, abandi bati ni ukumwitaho, ariko ndaza kukwereka, tuzabisobanura neza turebere hamwe. Ese koko ubundi gukurikirana umwana ni ukumwitaho cyangwa ni ukumufunga? Niyo tuzaganiraho muri episode yacu ya 4. Ndabakunda cyane rero nshuti bakunze b'amahoro mu muryango. Nizere ko usobanukiwe impamvu uburyo ushobora kuganiramo n'umwana wawe bitakubangamiye cyangwa se ngo bibangamire n'umwana. Aha ni mu mahoro mu muryango. Nizere ko wamaze gukora subscribe. Reka dusubire muri episode yacu ya 4 izakurikira. Duhurire mu zindi video. Bye. Ndabakunda cyane nshuti bavandimwe.